ugeze ugufata urushako ukumva ni rwiza kuruta ukunda kumva gereza niyo nziza ukarushobora ukaruhuka. Urushako rubi aho washatse batakwemera, abo washatse batakwemera, aho muvukana batakwemera, abandi ukibaza ndimo ndarwana niki, ariko intego yose tuvuga hanga ni umwanzi ushaka kutagira urugo ruzima. Umugabo azakizwa kubw'umugore n'umugore azakizwa kubw'umugabo, ariko nanone hari uzagwa kubw'umugore hari n'ugwa kubw'umugabo, birumvikana. Ubundi yakangana kumenera kandi kabanga ko gashyize hanze. Ubundi iyo uri umusore ukijijwe neza kujya mu ijuru ni 100%. Uri umusore ni uri umukobwa ukijijwe neza ni 100%. Ariko iyo ukoze mariage utakaza 50. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabasuhuje abantu mwese mudukurikiye ku Bumwe bw'Abera Ministries, mbahaye ikaze. Nabundi turacyari mu kiganiro by'isanamitima bibohora byo gukubita karande no kureba imvo n'imvano. Mushumba ngo haye ikaze cyane. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ndibwira ko kuri uyu munsi wo kuwa kane naje meze neza, nashimira meze neza cyane, nakonze ako ko ntuwambaye rwose. Merci beaucoup, urakoze. Imana iguha umugisha. Ubwo madamu Nyambika Imana imuhe umugisha cyane, ubwo nawe umugereho. Mushumba tudatinze rero, mu minsi ishize guhera nko kwa kabiri twavuze ku bintu byo kubaka ingo, ese n'itegeko tubivugaho. Uyu munsi ndagaruka ku kintu kimeze gutya, wadusobanurire ku bintu bya karande, ibimenyetso n'ibiki byose, ariko noneho hari igikuta umuntu ngo atajya arenga. Ariko noneho ndagaruka hano ku bantu bubatse, cya gikuta cyo kudashaka aragitoboye, arakirenze, arashatse, ageze mu rugo, ariko agasanga umwanzi Sekibi yahamutanze. Nibyo ngira ngo tuvugeho, biterwa n'iki, bikorwa gute? Uyu mwanzi utubuza kugera ku migisha yo kuryoherwa n'urugo, ugasanga umumama arashatse akifuza, yarabisengeye arabibonye, ariko yageraho akatangira kuvuga ati iyo mbimenya simba narabikoze, birutwa no kuguma uko nari nimereye. Umugabo nawe akavuga ati ni ibi ngibi mwanyoheshyaga ngo nkore, ati simba rwose narabikoze. Yes. Imana ngo umugisha, dusengere tuze tubigire. Urakoze Mana, turagushimye kuri Imana yacu kandi dukunda urukundo rudasanzwe, uri umukiza, uri umurengezi, uri umutabazi, waraduhamagaye. Kandi Kristo ndagushimira yuko washimye ko ijambo rinyura mu kanwa kacu kandi umwami ukagenda neza. Databuja uha umugisha umukozi wo mukamena, nanjye mwami dufashe twese twambika imbaraga. Erega nta wasobanura ibyawe ari mu mubiri, bisaba ko mushyira mu kanwa, uturinde, utwambika imbaraga, kandi ibyiza byose byinjire mu kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze cyane. Yego, ngira ngo turi mu cyumweru cyo kuvuga ku ngaruka yo kudashaka cyangwa se gucaka. Yego, ukeretse umunsi waciyemo ku wa gatatu, aho twavuze ngo ni gute umuntu yabasenga kandi bikamukurikirana, ngira ngo barasobanukiwe. Aha rero wibuke ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri, warambajije ngo ese gushaka ni itegeko? Biciye kuri wa mugabo watubazaga ryari. Ndavuga ngo si itegeko, ahubwo ni icyifuzo cy'Imana, aho yavuze ngo si byiza ko umuntu agira gutwe aba wenyine. Ngira ngo abo tubuganira abo urugo rwahiriye bakubwira bati mva si byiza koko, ariko ntabwo urugo rutahiriye. Aravuga ati nta kundi katubane muri izo ntambara, ariko ntugire gute, ntugire aho werekera. Rero mu by'ukuri hari umuntu wubaka urugo agaca akarande yo kudashaka, ariko agasanga
ntimubuza kubaka neza, nayo iramutegereje hahandi yahamutanze. wibuke mu kiganiro cyo kuwa mbere cyatambutse twavuze ngo ntitinya indege, ntitinya igihugu, ntitinya igifaransa, ntitinya uriwe, kandi ntitinya diplome, nayo ikayishaka mukurirana. kandi uko nta n'ubiva n'umuyaga, ariko mukagendana ukagenda utakaza ya mahirwe. ikintu cya mbere cyerekana ko uno muntu udukurikiye ugiye kutwumva ku Mwebwe Abera Ministries, niba icyo ufite cyo bita lack of progress, ubwo kubura amahirwe yo kwaguka, gutera imbere, ukabona amahirwe urimo urayabura, bakwatuzanga rwaje ukabona neza, ugashakisha amahirwe muri urwo rugo. abandi uzarebe nk'urugo ruzima, muhita mwubaka inzu, mugashyira hamwe, mukaganira, ukabona abandi baratera imbere, ariko wowe wapi, ni intambara, ni intonganya, no mu birori baragendana agatoki ku kandi, muragerageza wapi, abana bakabananira, n'umukozi yaza agahemuka, nutagira umukozi bikamugora, na wa mukene utuye mu cyaro bikamunanira cyane. ko uyu munsi Mwebwe Abera Ministries nabo mu cyaro barabyumva, kandi njye mbishimira Imana ko 70 hari bande baraho mu Rwanda, biranezeza, byumvikane ko abanyarwanda bari kumva zampinduka mu kubyo cyo gukora. lack of progress, ngo gutakaza kwaguka muri wowe. icyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko uriho karande, hari ikiziriko cy'amateka kikuboshye, nta kintu utakoze, kutashobora gutera imbere. ntiwibye, ntiwakubaganye, uritonda, nturi indaya, nturi umusambanyi, nturi umusinzi, utahirye, ariko amahirwe yo kwaguka muri urwo rugo wapi, nyamara ugasanga abandi bari kubigeraho. noneho nkubwira tumwe turavuga mu mujyi, hari naho bahinga ibishyimbo byakwera, umugabo agatangira kubinywera batarabisarura. aba yarabigurishije bike. hari n'abagurisha imyano y'insina, igitoki gitangiye kwana, ntikirana b'igito kigaragara, akakigurisha kimeze gutyo. nari nzi ni abagurisha avoka, akavuga ati iki giti ni icyanjye, ntihazagira ucaho n'imwe. henda tubaza kugira ngo ujye mu rutoki, hari nk'ibitoki nk'icumi biri kwana, nta na kimwe cyawe kirimo. ubwo niba kitarimo nuko n'abana nta burenganzira bafite mu mwanya wa none. so urumva rero kwaguka ntibishoboka. umugore yavunitse, umugabo yavunitse, ariko kugira ngo bashyire hamwe za mbaraga ugasanga ntibikunda. ngira ngo bambwira babyumvise. marumva Satani yicaye aho rero, bifitanye isano na ya karandi dukurikira. dukurikira turi bato, tuzamuka, twajya no gushaka tukayisangaho. ikintu cya mbere, gutakaza amahirwe yo gutera imbere, yo kwagwa, kubera ko uwo muri kumwe nawe afite uko yaje, afite uko ameze, afite imitekerereze ye, afite karande ziwabo cyane. kubera ngo umugabo azakizwa kubw'umugore, n'umugore azakizwa kubw'umugabo. ariko nanone hari uzagwa kubw'umugore, hari n'ugwa kubw'umugabo, birumvikana. ubundi akangana kumenera kandi kabanga ko gashyize hanze. ubundi iyo uri umusore ukijijwe neza, kujya mu ijuru ni 100%. uri umusore, niba uri umukobwa ukijijwe neza ni 100%. ariko iyo ukoze mariage utakaza 50, itaka riraheze aho ngaho. none se nkubaze Mr. J, nkubaze ubu ngubu ko uje hano mu kazi ngo dukore, hari usabye uruhushya? ntawe. hari ukurebera mu ikofi? reka hari ukubaza ngo ko waryama itinze? hari ukubwira ngo winkubaganire urambangamiye, winjoyinga ibintu byose. niyo mpamvu uzabona abasore n'abakobwa adashobora gusiba mu butayu, ukabyina ngaho siga abana mu rugo, se ngo ugiye mu butayu. hari imirimo ikubuza kwinyagambura no gutera imbere. urumva rero icyo kimenyetso, gutakaza amahirwe yo gutera imbere ku mpamvu runaka, kimwe na rimwe ntimubyumvikane n'uwo mwashakanye. urarwubatse, uciye igikuta cyo kutubaka, ariko ubakiye ku musenyi, kuko bikomeye. ikindi ni ugutinda, kuba amasezerano atinda mu rugo, delay, ibintu bikarandaga, ugasanga icyo abandi bagezeho mu kwezi kumwe, wewe biragusaba kugira gute, kwiyuhakuye cyane, kandi abandi byoroshye. yego, aho rero menya ko hari imbaraga zikurwanya. ikindi, gutsindwa, icyo ukoze ugatsindwa, abandi bagakorera perimi rimwe akayiza yizanye, wowe ugakora inshuro 20. ntuyibone, ahubwo se wanashinze butiki gahomba ugusimbuye mu iseta, ukamera nk'umenyereza amaseta y'abandi.
ko kwa so ntibacuruje, kwa sokuru ntibacuruje, nta n'ibyo uzi, nta n'ibyo unashoboye. Noneho umva icyo gihe wa muntu ikintu cyo gutsindwa, twabonye gutinda kw'ikintu, tubonye no gutsindwa. Ikindi ni urushako, umva nshuti yanjye, ni uguhora ubura n'ibintu bibi gusa. Inkuru mbi y'ibiki, umwana ararwaye, va ku kazi, gira gutya, bamara gukomera undi ati yarembe, ugasanga buri gihe ikibi cyakwizinzeho kandi ugasanga kirapromotingwa n'uwo mu bantu. Hariho n'abajya kuryama bakisegura imihoro, avuga ati ahindukire mwereke. kandi wagiye ugiye kuba ku rugo, washatse umugore ushaka gukora wa muryango, munezerwe, mutere imbere. Aha tuvuze ko umuntu yabyaye. Ikindi kiba kiriho ni urwango. Urwango we cyo bita barakora ngo ni icyangiro. None se icyangiro ubwo ndakubyumva neza. Murabona ntacyo mupfuye, ntacyo bakwanga gusa ati n'inzoka yanjye ntihura n'iyi. Kandi noneho nkubwira ikintu kigoye mu rugo, hari igihe umugabo akuzinukwa ntatinyere kubivuga, kandi hanze abandi bakavuga wowe mama mwiza. Hakaba n'igihe umugore akuzinukwa yabura kwihangana, nawe abatindagiye naje jyenyine. Iyi ni karande mbi cyane irimo n'umuvumo wo kutubaka, kandi uri kumwe n'umugabo. Nyine twabonye ko mbere hari ukuba utarashaka, yego, ariko ntugiye gushaka biruswe nuko utanashaka. nagira ngo ukiza ahita byumva. Usenye utubatse ukubise igikuta cyo kutubaka ugize gute, urugezemo, ariko si urugo ahubwo noneho ugiye mu gihanda cyitwa urugo. Iyo ngumi wacu iyo mbere ubundi byari ibintu nk'iki kuba umusore, ubundi iyo ntuza nkajya gute, bamwe bakiyahura, abandi bakicana, abandi bagahunga, depression zikaza, kubera ko ni amateka from muri childhood. Ubundi habaho ibintu bine, hariho childhood, hakabaho younghood, hakabaho n'icyo bita elderhood. Yego, hari kuvuka, kubwana, ubugimbi no gusaza. Ibyo rero ugasanga birashorerana bikurikirana, ukangwa mu rwego utigeze ubaho. Nyoko bakakwanga, asabuka akakwanga, baramukazi bakakwanga, basanzire bakakwanga, bene wanyu bakakwanga. Si bakaze ndanuka, si nkarabanda umupagani, amafaranga akakunukira ntuyafate. Wajya kuyakoraga cyo akabaciyeho, wavuga ngo uhingana n'abandi akarima, wowe bakezi wawe imvura ikazi gatwara cyangwa bikumagara, ukibaza niki nakoze. Nageze mu Burayi abandi baguze amazu, uge naho ndakodesha ntayo ngira. Nageze muri Amerika bahantanze afite akazi n'amabero, imibero ntayo, n'umugabo ntawe. Aze kugira ngo usenye mu myaka 40 ngahe banaga n'umugabo, nugasanga nisubiraho mu gihugu navuyemo ntibikunda, naho ndi ntibikunda, nibyo nkora ntibikunda. So uharangiza ukumva isira kubiye, ko turi umugabo narimbonye nawe arantaye, angiriye uko nguko, kandi ni ucyuzandebera umwana w'anyafutiye yitirwa nyina, byose niyo yari higaramiye. None ugasanga urimo urahura n'umubabaro wahandi utabasha no gusobanurira umuntu. Ntabwo impari bose bayisobanura. Ugitangira kuvuga ukabona umuntu azenza amarira mu maso, cyangwa aranaturitse ararize. Wamubajije iki? Uti umugabo, kimubaza uti umugabo araho agaturika akarira. Ubwo nabwo nuko bakwizeye. Hano bwati araho agashaka karenzaho. Hari abagore bahiye baraceceka barahisha, hari n'abagabo bakubitwa batavuga. Yego, ariko ibyo byose nta bindi nuko Satani atifuza ko urugo rugira ubuzima. Icyangiro nshuti, icyangiro. Ntago narinzi ko umuntu mubana nawe Satani ashobora kugusiga icyangiro akabona wapi, dore wakwambara akabona ntuberewe. Sinibera aha mu biro byanjye, wagenda akabona uri kubusanya. Kwakira benshi avuga ati umugabo yambwiye ko atakinkeneye kumbona mu maso ye, ndasubira babana. Wanamukora hati mva barakoze ubukwe. Undi akambwira ati gero ndananiwe neza burundu, barire cyane. Atuye umugore ati mva ndagiye, singiye kumeneka ubwonko, ntiwigiraho ugihangana. Urumva iki kintu cy'icyangiro
sinzi ko nakita amafaranga akakwanga, akazi kakakwanga, abaturanyi bakakwanga, hahandi n'umugore nabagenda ndabifite ibimenyetso. Buriya ibindi byose wakwihangana, ariko uwo wawe wa undi wakamenya ubuzima bwawe, wa undi wakabwiye uti dore uriya bimeze gutya, nawe arakwanze, iyo karande irakaze mushumba, ni ukuri kose. Nkubwira kuriya hari ibintu nka bine shaka abantu bumva. Okay, ibyo bintu bine rero ushaka ko abantu bumva mbere yuko turimo tuze kujyayo. Urwango first of all, ku bintu bine bigaragaza urwango. Yego, nta kosa wakoreye umuntu, nta kintu wahemukiyeho umuntu, ibintu byose bimeze neza, ibintu birasobanutse. Ni ukuvuga ngo uko uri kubireba ukibaza ngo ndaroga, ndiba, ndahemuka, wakwitwara neza. Uzi ko umuntu ajya aca n'umugani ngo iyo umuntu akwanga ngo ukabyina no mu mazi akubwira ko uri mutumura ivumbi. Yego, ni ukuvuga ngo ntaba ashaka ikintu cyose kiguturutseho, ahubwo bakifuza ibyago byawe. ariyo mpamvu twaganira mu byawe ngo wirinde kuvuga. Iyo uri mu rugo rwawe ukavuga ibyawe, ati siwe wabona mutigize amaki yari yariraritse, reka nayo yumve nka turusha kuba abagore, nawe niyumve nk'abandi bose, cyane yumve nk'abagabo bandi bose bagowe. Ikindi kiba kigaragara gisenye ngo cyane, indwara zihoraho. indwara zihoraho. Maze n'ubyara ufite umwana ufite akabazo, umugabo agahita acika akigendera akamugutana. Barahari bagiye batana abana bafite ingorane bavukanye, uburwayi buhoraho, igifu kidakira, mama yarakirwaye, se yarakirwaye, kandi igifu kikaza mu gihe cy'iterambere ugasanga ari ikindi kibazo, kakumaraho ubutunzi bwose. noneho ikindi gikomeye noneho cyo twita urushako rubi ku mugaragaro. Completely urushako rubi. bisubiremo numve. Urushako rubi. Urushako rugize gute? Rubi. Aho bavuze ngo urugo rutwa n'iki? Na gereza. Ibaza umuntu mu rugo urataha ukumva ugeze ugufata urushako, ukumva ni rwiza kuruta, ukunda kumva gereza niyo nziza ukarushobora ukaruhuka. Urushako rubi, aho washatse batakwemera, abo washatse batakwemera, aho muvukana batakwemera, abandi ukibaza ndimo ndarwana n'iki. Ariko intego yose tuvuga aha ngaha ni umwanzi ushaka kutagira urugo ruzima. Uwo niwe turiho. Agenda akoze cyane. Ikindi kikomite y'ubwoba burya rero yewe ibi bintu rero mushumba ndumva bikaze. Birakaze kuko hazamo n'ubugumba, ariko ikimenyetso cy'urugo kugira ngo yatajemo kubyara noneho umuriro uraba. Icyo ni igihanda. Harimo ibintu bibiri bikomeye. Hari ukutabyara, noneho wabyara ukabyara umwana ufite akabazo cyangwa ubumuga runaka. Aba bantu nabo none ukavuga iyo nigumira mu rugo ko byari, ariko tumenye ngo bino bintu ni imbaraga zirwanya rwa rugo rw'umuntu. Ikindi kiriho ni navuga ngo ni reka tuvuge urupfu basi, ariko urupfu no gukenyuka. Ugasanga mu muryango hari abantu batajya batandukana, ariko bagapfakara bakiri bato. Nakiriye umugabo hano simvuga mu izina, yashatse abagore bati bose bapfa, kabiba bikaze. umubyariye umwe agahita, babiri agahita, ntabwo nazongera. urupfu rwo gukenyuka. Ikindi ubukene budafite impamvu. Tugarutse kuri ako ka mbere, biba biterwa n'iki? Ni akarande nyine baramaze kwinjira, kuko mu bigaragaza akarande yangura umuryango habamo n'urupfu gukenyuka. Imana yabwiye bene Eli ati mva mubwiza ukuri ntuzarama ntazarenza 60. Yewe no hatiriza, ati ubwo uri guhatiriza reka mu kwime kahita imutwara. Ibukene butazi, impanuka zitunguranye. Ikindi kibabaza mu ngo z'abantu Satani akoresha, ko umuntu atabasha guhagarara mu nshingano ze. Ugasanga umugabo ntahagaze mu nshingano nk'umugabo, kandi afite ubushobozi, n'umugore ntahagaze mu nshingano nk'umugore. Bijya bibaho. Erega inshingano ntabwo ari kashe gusa, hariho n'ibindi wagakoze. Ngira ngo ya minota yacu icunga taza kubangamira abantu. Yego, harabura ibiri ariko ni mu bwabo bujyanama. Yego, twabibonye buriya.
so no kuba ibi byose bikubaho no ko umuntu atashima cyangwa atasira inshingano ze ukabona umugabo asa nkaho hari undi wari umwubakiye cyangwa ategereje undi uzabimukorera. Ndagaruka kuri cya kibazo mpora nkubaza turi kuganira ibi bintu. Birashoboka ko twakwigobotora izi ngoyi za karande y'amateka? Birashoboka 100%. Twese naho twanyuze ariko twarabohotse. Iyo ufite ibi bintu tuvuga, yego, no gutera imbere mu buzima ntibyemera, ariko ubutumwa turibanda ku muryango. Unkundire tuzategura ikiganiro cyo gutabwa n'abana noneho. Yego, umugabo aragutaye, umugore aragutaye, n'abana barakuze nabo bagize gute, baragiye. Uwo mubyeyi apfana agahinda, apfana amarira. Birashoboka ikintu cya mbere no kubimenya, kabiri no kwegera umushumba akagusengera, gatatu ntukabure kwikura ko uwakuroze bino no guhiga bino hari ikitambo yatanze. Yego, nawe ukamenya urusange abashumba barahari bagufashe gusenga maze ukorwe deliverance bowe, kandi birakunda ko Imana yakurengera ikagutabara. Turimo turaganira ku buryo umuntu abasha gutakaza amahirwe yo gushaka, yanashaka akumva gereza niyo nziza kurutaho yarashatse, ndetse no kigiye no kuntu sasa ukuntu abana noneho no bateza mbutiyasha hano umwana arago kubitaho umugore agira gutya nuko batse ndi he. Burya abantu bafata umwanzuro wo kujya mu kiziriko habona nta handi bwerekere, ari akabakoze ubugware, kuko burya baca mu Kinyarwanda ngo igihimwa n'icyakazanye, ikintu cyose kimwe n'icyakizanye. Sore Imana igumuca mu izina rya Yesu, ngira ngo barabyumvise. Cyambere no kubimenya, gasobanukirwa, warangiye ngira ngo abadukurikiye uyu munsi wa none ntabwo ari butubwira ati n'ubwa mbere mbyumvise sinarinzi impamvu. Nta kindi urwana nacyo, si umugabo ukwanga, si umugore ukwanga, si imiryango ikwanga, ahubwo uriho karande n'icyangira utazi yo cyavuye bituma utabasha guhagara imbere. Ariko Imana niyo yemeza abantu, mukanama nukazemeza abakurwanya utabarwa. Ibintu bizirikane bantu b'Imana, umenye ngo hakeneye ko nkora kino gikorwa, hakeneye yuko mbimenya, nabisobanukiwe, shaka umusumba sengere, uwari we wese yabage yabundi, uwo washaka wese wamusanga, ariko kugira ngo ubohoke nawe wumve nibura mu bumwe mu buzima uryohewe. Yesu abamenyesha mu izina rya Yesu. Murakoze. Amen. Urakoze cyane.